yari afite itsinda ry'inshinzi oya ntidutukane kandi ubwo ni itsinda ry'abanigakazi nabyo ko bitavugitse neza rero atitaye kuba yari yakuje muri wino asabye imbabazi abahungu n'abakobwa muri iyi myaka mana we none se uretse kuba Julienne bakunda kumwitiranya na Apostle Mignone rate we wari umuzi kuba Gitwaza ba muri Amerika akaba atajya avuga icyongereza ibyo tubyirengagiza si umuhanzi mwiza wakoze indirimbo za danje ati reka mwite intumwa ya Satani ku isi mama w'ikinyoma uyu ni mushiki wa Apotre Gitwaza mu kwitwaza ijambo ry'Imana bagatuburira abanyarwanda numukoboyi ntumwita imbobo ku mivuno ya hatari aberwa n'amakoti ni muremure nta kinyarwanda cyinshi azi abaswa bati azi ubwenge cyane ni Gitwaza utwaje Yesu na Semungu ku misatsi y'abazungu arambara akaberwa ntumbaze ibyanyashi kuko ari kwiza oya ndakwingenza ni umubyeyi ni mu macenga yo kuronka ifaranga ntumukinishe yari inshege ku kimansuro yari mu bayasana nibande kadutangire dutya nibakame inshakura kuri X nusoma muri bayo ye yizerera mu mugani wa kinyarwanda aho umunyarwanda yabyukiye umusomaze ati buriya rero utazi ubwenge ashima ubwe bakame rero nawe akimara gushima ubwe uko buresha byo ntumbaze hari igipimo cy'upima se ahubwo atiki kuri X ati reka mwite intumwa ya Satani ku isi mama w'ikinyoma uyu ni mushiki wa Apotre Gitwaza mu kwitwaza ijambo ry'Imana bagatuburira abanyarwanda uwampuza nawe isi yose tureba nkamubaza ikibazo kimwe cyo muri Bibiliya abeshya ko yigisha ikibazo ni aba bantu bitwikira ko bakozi ba Mungu maze bagahuguza rubanda nkuko bakame abishonera mu birinete bya binini yamara kwivugira uko abyumva rubanda bagihonye nako bakigonera mu bizunga n'ibyizere byo kuzavimvira imivinyo na za vino iyo mu ijuru maze ngo bagakora na defile ku nyanja za zahabu bari kumwe na Aburahamu uwo ngakabasekuruza wabo maze si uguhaguruka bakarwana abapastori babo umuhenerezo umva uyu ngo ni confiance kuri X ati iki nshuti yanjye nudakunda ikintu cyangwa umuntu ujye ubyimenyera noneho nibigera ku bantu b'Imana ujye ugenda gake twe tubakunda tuzi icyo batumariye ikiza nuko wazajyayo ukaza kwandika ibyo wabonye atari ibyo wabwiwe murakoze yewe imirimbanyi z'amadini ntizukerereza ahubwo abakozi ba Mungu bakamakomanya imitwe mbese ngo na Apotre Gitwaza na Pastor Kabanda Julienne ubundi ni bande ni bantu ki ubundi Mungu kuki ari bahitamo kankujyane runono utihuta ugasitara ineji mu bwonko nyendi empereur kuwe mwijwi dukomeye nk'irya pen mu myenda minini yikwira yavuze bahindishwa imishitsi na Mungu mukoreramo Pastor Julienne Kabanda umugore unyoroshe kandi uryoheye ijisho n'amatwi uramenye ntuzane ibyirari tsiyeri atakuvugaho ni umwihirinze byahamye bimwe bitari ibyabise ahubwo mu murimo w'Imana kuba mwiza ntibidutinze ntibigusaba kubitekereza ukimona urabyibwira wawe umugabo noneho ukarabye indimi nyine akarusho uyu ni the founder of Grace Room Ministries muri mission igira iti transforming lives with gospel of Jesus Christ and acts of compassion waruzi icyo bamuhora se ntuzane ibyo gupinga we nta byasabamo yamamaza maze bamwe amashyaraka bakanda mu mapantaro abandi birahurira bakabihonda bati nk'uyu ntazi kuri kuzimu dore nk'ubwo aherutse kunyeganyeza arena mu uniforme y'umweru mbese nk'abamarayika ariko abazungu maze abataramenya aho abandi batumiriwe baratayanjwe nuko n'abakame yisanze bihondesha ubwenge bwe nubwo byaje kugorana ni igitangaza kuko ntibisanzwe hari tariki ya 15 z'ukwa 8 muri 71 ibijombo ho muri Uvira aha ni muri Kivu y'Amajyepfo ya Kongo kuri uyu munsi n'ubusanzwe tw'umunsi w'umugisha kuko wahariwe Bikira Mariya umunsi ngo yazamuwe n'umuhungu we mwijuda maze ngo bakajya kuvimvira kuri zahabu n'indirimbo z'amajwi meza hamwe hashasha amafu afutse ureke ngo ibyino mu isi bihora ari uguterana ibipfunsi ngo hatutanapfa uyu munsi rero umuhungu bwe ngo yarabishimye nako ngo yarabishonnye neza niko kohereza intumwa yayo abireba neza ngo basanga yaratoranijwe ataravuka maze ngo amaze gutoranwa aranasigwa yoherezwa mu isi gusana imitima ya benshi binyuze mu ijambo ry'Imana ni Apotre Dr Paul Gitwaza the founder of Zion Temple Church ndetse na Authentic World Ministries neza mu ishusho nk'iya Yesu asukiranye ibibazo amagana yose kubigisha ibibazo ubundi byanamurutaga kwigumura kuri nyina Maria na Joseph ati ni mundeke nkwiriye kwibera mu nzu ya data uyu nawe rero ku myaka 12 nk'iya
Yesu nibwo yuzuye umwuka wera, indimi atangira kuzidibuza atyo. Hari nyuma y'imyaka 3 gusa yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we. Uretse kuba indimi z'umwuka wera azisurufaniwaiza akazidenwaiza iz'abantu nazo, ubanza ngo yararemye isi. Uyu mukabatike abitsemo PhD, impamyabumenyi y'ikirenga, Doctorate of Ministry from International Graduate School of Ministry. Ntuzamukinishe bombi mu ngo zabo. Naye mwivuga butumwa bite? Pastor Kabanda Julienne, umugore wa Pastor Stanley Kabanda, bafitanye abana 4 beza. She is the founder of Grace Room Ministries. Mwijwi rikomeye riryohera amatwi, aravuga akajigeza inkuta z'imitima ya benshi hafi kumeneka, nako irameneka, oya nako ngo arazisana. Ni umuhanuzi, n'umuvuga butumwa ukomeye. Ikirenze kuri ibyo, gukorera abantu deliverance n'utuntu twe. Aho bero wadanje ntushona, ndabizi neza. Ndavuze ngo asengera abantu za karande n'imizimu yiwabo bigahunga. Ko nawe yasizwara, uyu nagasatura mutwe. Azo gusasana ijambo ry'Imana mu buryo bwe bwihariye. Her sense of humor is top. Nibuze ibyamamare nka DJ Brian, Jack Veve wa Draog, udasize n'abamuheto n'abandi b'imihanda basengera kwa Pastor Kabanda Julienne. Biragucanze se uti kandi se izo mayibobo nazo zirasenga. Ibyo se nibyo byatuzindwe. Icyo ndiho n'ubuhanga bwa Pastor Julienne Kabanda. Mukoresha abanyabyaha akabegereza Yesu, akabahunza u Rwanda, maze nabo babishima bakakira Yesu, ubundi tugatangira kubabarira mu bo twatakaje. Oya bambe muri bamwe bazavimvira kumvinyo na vino, udasize na za nyanja z'ibirahure bazakora defile iyo hejuru nako mwijuru, ngo n'amasugi akangari kose da kwa Muhammad wa Salarei mulaho. Ibyo ni ibyanyu, ntumwitiranye na Paul Wiroma. Ubisuzumye neza hanyuma ati gushaka ni byiza ariko kutabikora nakarusho. Maze abatesobanukiwe nka Rock Kimomo, Agisere Rugangura, King James na Papa Sava bakamwikiriza bati yewe nta gikwe nako nubukwe. Ugitwaza we nyuma yo kubyitegereza neza yahisemo gushaka ndetse akabyara kubaka n'umuryango. Umugore we ni Pastor Angelique Gitwaza, bafite abana 3 b'abahungu babyariye muri Amerika ndetse no mu Bubiligi. Wigeze kumva icyitwa Afrika Haguruka? Gihagurutsa abanyafrika imihanda yose kuva za Cape Town muri South Africa ukarundura za Casablanca muri za Maroc. Gitwaza niwe nyiri Afrika Haguruka Initiative, yayifunge mu 2000 with the aim of awakening Africans to Christ-centered living and their roles in African's transformation. Iki cyitabirwa n'abarenga 10,000 buri mwaka, tutabariyemo abagikurikirana online nkawe. Sawa, ni mubi cyane utuntu n'utundi. Uretse ko yarize ibijyanye na biology muri segonderi, ntago byamubujije gukaragura ururimi, maze ati buriya nubyara umwana uz'ubwenge uzamenye ko byatewe n'umugore wawe. Mbese muri make ati abana b'ibigoryi nababase nkaho umugore we yibyarana, kandi ubwo abakristo bagwe baranze bakoma amashi bati amen amena musumba. Yize biology, uzabumva kandi akunda gusobanura ibintu bya siyansi bigiye bitandukanye. Mu mateka hose byifashe bite? Katwipimire kuri aka ngaka. Yagize atya kandi ariko coza igihe yatangazaga ko abantu twifitiye imisatsi miremire imwe bita maderedi turi abakozi ba shitani. Mbese ati abarasta ndabazi neza bakorera shitani. Iyo Gitwaza nshiye burundu muri Zion abantu nkabo, kandi ubwo yabakomatagirije hamwe n'abakobwa bamara za mini jipe ndetse n'amapantaro. Ibintu byararikoreje cyane ku mbuga nkoranyambaga bati ni gute Gitwaza ufite umugore wa nyiraje imisatsi, mbese nawe washatse gusa n'abazungu avuga atyo? Uribaza kandi uti uyu Gitwaza anengwa iki kindi? Uribuka tukubwira icyitwa Afrika Haguruka, bati se Afrika ni gute wayagurutsa kandi ukayicaza nako ukayisekamira? Bati iryo ni itekamitwe ryo pastori. Nk'ubwo Gitwaza ko nta mwana wiga muri Afrika, yewe sinzi niba banahaza, bose bavukiye mu mahanga, mbese si abanyarwanda si abakongomani. Bati nk'ubwo uvuga iki? Ujya ujya kubeshya abahinde batagira ambasade mu Rwanda, cyangwa ibyo binyuma byawe bijyane nka Nyabugogo. Dore uko biteye ahubwo. Pastor Julienne Kabanda avuga ko yavukiye mu muryango ukijijwe munsi y'imyaka 18, yari afite itsinda ry'inshinzi. Oya ntidutukane kandi ubwo ni itsinda ry'abanigakazi nako nabyo ko bitavugitse neza rero. Mbese yari afite itsinda ry'abo boshanyaga bakajya kuririmba no guceza mu tubari twa Kigali. Umvuka yahisemo gupanga inyuguti abyivugira ati naciye mu muziki, nakundaga ibintu byinshi by'abakobwa bakiri bato, ariko naje guhura n'Imana hazaho guhinduka ku buryo budasanzwe. Iyo biza kurenga iyo myaka sinzi ukuntu byari kugenda. Umuziki ni impano yari yarampaye, narabikundaga. Muri iyo myaka yanjye y'ubuto nari mfite itsinda twaririmbanaga nkarisha umuryango kubera ko nari nkiri umwana kandi ari ry'abakobwa bashyabutse. Urabaza ngo twasoreye izo nyuguti? Ishami ry'igihe rigamije guteza imbere abihangiye imirimo ryitwa Kura.rwa nibo bamuganije ku rugendo rwe.
ngo ribu yabijemo. Nakubwiye ngo impirimbanyi z'amadini ntukoreho, baraburana bakaburana n'urwandanza, wazana ibimenyetso utabizana reka da. Uyu ni Urinde Wiyemera Keminike, nawe mu buhanga ngo yiziho ku muco na siporo byinshi ngo afite, gukunda Imana no kugira inama abandi, ngo icyifuzo cy'ubundi ngo ni kimwe, ngo nuko miliyoni 14 zose z'abanyarwanda ngo twakwibera abanyamasengesho. Ati umva neza basha, mwagombye kujya gushinga amadini yanyu aho kubangamira abakozi b'Imana. Ntawe wabasabye kujyayo, rero mubareke bakora umurimo bahamagariwe. Ibyo murimo ni amatiku gusa. Nge nsanzwe mbabwira ko twabona abantu benshi bajya mu nsengero kurusha bajya mu tubari, ariko kubera imyuka mibi yabaritsemo noneho mutangiye no kubita batikamutwe. Kansoreze ku mwanzuro wasa uracyaryamye, ngo byuka vuba sha vayo wumve Jim ubwonko dutyaza ibimwacu buri munsi ngo turyora amatwi yawe. Ati mwe murabona abantu bize imishinga namwe mwarangiza ngo agakiza ngo Satani. Ngicyo nsaba nuko ya misoro yashirwaho vuba bakajya basora. Urabona iriya misoro yari kuva muri Bekari na sha, uzi ko yari kubaka agahanda ko muri karitsiye. None se uretse kuba Gitwaza aba muri Amerika akaba atajya avuga Icyongereza, ibyo tubyirengagiza. Si umuhanzi mwiza wakoze indirimbo za danje? Ntuzi ko Zion Temple yayidoze ku buryo abo batangiranye bamushinja kurya wenyine? Ntacyo Surinya ko atazi ibintu byo kuvuga mu ruhame ibintu bizima. Abahungu n'abakobwa muri iyi myaka mana we. None se uretse kuba Julienne bakunda kumwitiranya na Apostle Mignone, rata we wari umuzi? Si ubwo nta n'agastori ke wabuze? Oya se ntunazi ko akunda kuvangamo agaswahili kenshi? Cyangwa ntuzi ko ajya ahemeka n'iminwa ngo ukunda ukuntu afite amaso meza? Naho se abakobwa be ntiwamenye ko se abamotari bavuga ko we na Mignone bagura amavuta ya za miliyoni 7 mu Bugande ngo bemeze abakirisitu? Sawa, ahubwo buriya uzasanga bicuramye. Mbese umwe azandika amagambo y'urwango yewe no ku mukuru w'igihugu n'ubushake bwose, kuko buriya uzapereze Moses yirinze gupfobya mu message rwe. Ntibamufasha bati akurikiranyweho kwinywera agatabi. Nkabyo bidahagije, uwitwa Apotre Paul Gitwaza we yavuze ko abarasta bose bavi kuzimu kandi bakora shitani. Tibana muri akara ngaho umva utunyuguti twamurangira Bitseri wa RIB. Ati amagambo Bakame yatangaje hari itsinda riri gukurikirana ko haba harimo ibigize icyaha. Dore Nyarwanda uko banyorosha inyuguti. Bati umuvugizi wa RIB Murangira Bitseri yatangaje ko ibyanditswe n'uwitwa Bakame Kurex biri gusesengurwa n'ishami rishinzwe gusesengura ibikorwa cyangwa amagambo bikekwa ko yabagize icyaha byakore ku mbuga nkoranyambaga. Ni nyuma y'uko wita Bakame yanditse avuga ko Pastor Julienne Kabanda uyobora Grace Room Ministries ari intumwa ya Satani ndetse akaba natuburira abantu. Sawa, Afrika sha n'umukoroni mu mutwe nyibivuga da. Ngaho ndebera mwiriwe neza abanyarwandakazi. Muri aka kanya nanditse nsaba imbabazi umuryango nyarwanda, imbabazi by'umwihariko umuryango wa Pastor Kabanda Julienne bitewe n'igikorwa nakoze kubera amarangamutima yanjye yanyobeje, bityo nkagwa mu cyaha kibangamira imibereho bwite ya muntu dusanga mu ngingo ya 39 y'itegeko nomero 60 bya 2018 byerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe imbuga nkoranyambaga. Rubyiruko dukoresha imbuga nkoranyambaga, bityo nubwo dufite uburenganzira bwo kwisanzura ariko bigomba no kujyana n'inshingano zo kubaha uburenganzira bw'abandi bantu nk'uko tubibona mwe hamwe rivuga ko uburenganzira bujyana n'inshingano. Le droit s'accompagne de la responsabilité. Muryango wanjye igihugu cyacu mbasabye amahirwe ya nyuma nk'uko muri Yohani 8 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku 11 tubona urugero rwaho Yesu yakirije umugore wafashwe asambana abandi bari bamaze kumucira urubanza. Mumpaye ayo mahirwe naharanira kuba mudahusha mu rugamba rwo kubaka igihugu cyacu nk'uko His Excellency na First Lady bahora bidushishikariza. Murakoze, Imana ikomeze ibagwiriza uburame n'ibigwi. Uwo ni Bakame atitaye kuba yari yakoje wa muri wino asabye imbabazi. Abahungu n'abakobwa muri iyi myaka mana we. Munibuke menya guhangana n'utuntu dutoya twe baso twahanganye n'intare n'idubu, niko Dawudi yavuze. Asonaje ku myaka 15 Dawudi yarwanaga n'intare n'idubu. We urarwana niki? Urwana na mayonnaise urya? Urwana na pizza urya? Mwarasaze. Niyahura bagwakabuze. Till next time.